topi ene etando bi ene edra yigutera ubwoba cyara kuri kamera nabwiwe ko hari abantu bafite ikidodo ndetse barazinga uwo muma arazinga buri munsi ko bukene uko bwije kubera ikirero famille washatsemo nta mahoro igwa ihora ikubwira ngo ari kubundi wowe uhora urya wicaye gusa ariko ubundi nta kintu wakungura umuryango ndagira ngo utangarize ngo Yesu ndetse yaraguteranye bagufashemo nkayo ngayo ngo ubyaragura buri munsi barangije bakuvuga amagambo y'urucana njye ku buryo utagera mu miryango ndagutangariza ko Yesu arabizi ko ugira gute urengana ariko twajyaga turivuga ngo guma ku birindiro gume ku gicaniro imirindi y'umwami wenda yumva mu mwuka ubundi imirindi y'umwami iyo yaje urabimenya abana b'Imana barabimenya bamenya ko Yesu yagize gute yabagendereye bamenya ko Yesu yatashye muri bo kuko imirindi y'umwami tuye ndaza kubibwira madamu naza kunseka amen mwe gutinya ibigerageza mwe gutinya icyo Uwiteka yavuze banze umenye ngo se koko ni Imana yavuganye nanjye ese koko uyu muvuga butumwa ibintu avuze yabitumwe n'Uwiteka amen ariko mfitiye reko kwiyicano icishaho abantu b'Imana amen kuko baje kugira ngo bagusubizemo imbaraga ngo arangije ngo bibwira madamu ngaramubwira ngo Imana yambwiye ngo dukora amasengesho 49 ngo ku munsi waho wa nyuma ngo Uwiteka araza gukora igitangaza ngo arangije ngo umugore amubwira ngo aha ngo ariko ngo mwagiye munkuraho ibyo ngibyo ngo ariko arangije agara ku cy'Imana agize gute yavuganye yari yamaze kumenya ko ari Imana agize gute yavuganye urengana hagarara neza reka gutambika ikirenge ngo uvuge ngo buriya rero ngo najya kwicira inzira hanga kuko wari ugiye kugenda kandi ubutabazi bw'Imana bwari bugize gute bwari buje kuko yamaze kumenya ibiri mu mutima wawe umugabo washatse atamenya yamaze kumenya ibiri mu mutima wawe umuvandimwe wawe atamenya topi ene etando bene edra yererebo tute revenire manda arasisimini contre haleluya yamaze kwinjira mu mutima wawe kuko umuririmbyi yaravuze ngo amurika ahatabona aho umwijima ugize gute uri aragenda akamenya ahandi abantu benshi batabasha kureba Imana ishimwe urase kukarenzaho ukagaragariza abantu kunezerewe haleluya ndagutangariza ko Uwiteka yitegereje ikibazo umaranye igihe yewe mukobwa urabona imyaka yakurangiranye kandi wari uri kwisezerano ariko wari ugeze kuri tapi yo kuvuga ngo reka nicira inzira nirwanirire buranzagaruka ni hane oya guma aho ngaho Yesu yakubwiye ko azagukorera ubukwe azagutambagiza nta kindi Yesu akoreraho abanza akareba kwihangana akarangwa se imbaraga z'amasengesho ari gusenga afitiye ntego afitiye ntumbiro ese no kugira ngo azemo umugabo narangiza damarare oya uko biri kose burya umusirikare ahabwa ipete bitewe n'ikintu n'ibyo yanyuzemo bitewe n'ibyo yaciyemo no kwihangana Imana itugirire neza Yesu arabizi ko wabonye akazi keza bakagusaba ruswa y'igitsina ukavuga ngo ntago natatira umwami wanjye ukanga ukagira gute ugahagarara kwijana satani yigutera ubwoba Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze inshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu mahanga hari n'abatwegereye hano mu Rwanda mwese mugire ibihe byiza turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi kumwe n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana arimo amavuta y'Imana arahageze ndagira ngo rero mwese mudukurikiye mugubwe neza kubw'ijambo ry'Imana birashoboka kandi ko waba utameze neza birashoboka ko wababaye birashoboka ko hari impamvu nyinshi zitumye umutima wawe utanezerewe ariko ndagira ngo nkubwire ko tugufitiye itangazo ry'uko Imana ije mu ruhande rwawe ry'uko Imana itagusiga wenyine itakureka kandi nyuma y'umubabaro hajya haba ibyishimo nyuma kandi yo kwangwa n'abantu no kuvugwa nabi hari mu gikundiro cy'Imana Imana ntabwo yakureka ugira ihumure kandi umutima wawe ntuhungabane Imana yawe iracyakwizera ukomeze kugira ibihe byiza ugira impagarike n'ubugingo reka tusabe kandi umushyitsi wacu abanze abibwire hanyuma twanzike n'ikiganiro cyacu karibu Yesu nashimwe
ahimbazwe. amazina ni Yadufashije Marie Claire, ndi umumama w'abana 4, hariho 3 n'umugabo umwe, ndimo ndagerageza gukizwa. Nanjye Yesu atumye cyangwa se asohoje isezerano yagiranye nanjye ryo kugira ngo menyane nawe, nanjye umenye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. 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 Ya turabahaye ikaze, reka tunabasengere kuko ndumva ikirere cya hano cyakingutse, n'umuntu uri buza gukora iki kiganiro ashobora kuza kubona amavuta adasanzwe n'imibereho ye ikaza guhinduka. Mana tugisenga, duhamagaye umwuka ukora, duhamagaye imbaraga zikora, duhamagaye amavuta akiza, duhamagaye amavuta arasadomenikipa redeshota anengodre de psyche mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga, duhamagaye ububasha, duhamagaye ubutware, kandi turwanyije ikintu cyose cyananiza iki kirere. Ariko umuntu wese uri bukurikira iki kiganiro, tumwatuyeho anointing y'Imana, tumwatuyeho imbaraga, tumwatuyeho ubushobozi, tumwatuyeho kubona Imana tugitangira iki kiganiro. Tumwatuyeho kunesha intambara zose, amarira yose yariraga ayahanagurwa agikurikira iki kiganiro. Urakoze yuko ubikoze, urakoze yuko arabiniwa, urakoze yuko ubikoze kandi ubihamije nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. 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 Karibu rero tuguhaye ikaze ku Irembo Ryera, nabo ndabona barimo bakwakira. Imana ishimwe cyane. Amen. Nongeye kubasuhuza, nababwiye ngo uyu ni umugambi w'Imana. Ndimo ndabwira abantu ngo iki ni igihe cyanjye cyo kuvugira Imana, ni igihe Uwiteka ampagurukije, ni igihe Uwiteka nkojeje ikara ryaka ku munwa nkavuga mbwirijwe nayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbere na mbere ndatangira ntanga ihumure ku bantu. Imana ishimwe kuko hari ibyiringiro, kuko Uwiteka agiye kugaruka ku wari uzi ko ahagaze wenyine. Imana itugirira neza. Wumvaga ko yari yacitse intege, hariho ibyiringiro. Impamvu mbivuze, Imana yajyaga imbwira ikambwira ngo nzahagarara imbere ya kamera mbwiriza ubwoko bwinshi cyane, nkumva ko nta nzira. Ikambwira ngo nzakugendesha cyangwa se uzafata mikoro. Nkavuga ngo ibintu ntago ari byo. Haleluya. Shimye Imana ko nongeye kumenyana namwe. Shimye Imana ko ngeze ku Irembo Ryera. Haleluya. Rero ubu butaka ni ahantu hera, ni ahantu hatagatifu, hahandi ugomba kuza ukaharuhukira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tugiye gutangiza amagambo y'Imana Yesu akize ku mutima kugira ngo tuyaganiremo. Nabwiraga umuntu waba wicaye muri biro, waba uri mu rusengero, waba uri muragenda, nta kintu bitwaye Uwiteka kuntumyeho kugira ngo tuganire neza amagambo y'Imana. Waba warucitse intege, waba wumvaga ko byari birangiye, ese abantu bakuvuyeho, abantu barakwanze, ndagutangariza ko ibintu bigiye guhinduka. Imana ishimwe. Yesu aje kudepansa, Yesu aje guca ku ibyo ngibyo byari biguteye ubwoba. Topi ene etando bi ene edraya, kuko Kristo akuntumyeho kugira ngo mpumurize umutima wawe. Imana yo mu ijuru duhane umugisha. Reka nsabe uwacu tugabane aya mavuta cyangwa se tugabane uyu mugisha, asomere amagambo y'Imana muri Yesaya 49 umurongo wa 13. Turayaganira neza. Imana yo mu ijuru bahe umugisha. Amen. Haranditse hati, ririmba wajuru we, nawe wasi we, yego unezerwe, mwa misozi mwe muturagare muririmbe, kuko Uwiteka amaze abantu be umubabaro. Haleluya. Kandi abantu barengana azabagirira imbabazi. Amen. Amen. Jambo ry'Imana tubwiye ngo ririmba wajuru we, nawe wasiwe. Haleluya. Nimunezerwe, muririmbe, muturagare, kuko Uwiteka amaze abantu b'umubabaro. Imana itugirire neza. Ngo kandi abantu barengana haje kubagirira ibambe, niko Uwiteka avuganye nawe. Ne etando bi edra, abantu barengana Uwiteka agize gute? Haje kubamara umubabaro. Nimuririmbe, nimunezerwe, ntihagire ikigukuraho kongera guseka, ntihagire ikigukuraho kongera ibyishimo byawe. Birashoboka ko byari bigucanze, urugo wabonaga kugiye kuzinga bitewe n'amagambo. Topi ene etando, birashoboka ko byari birangiye mu kazi wabonaga ko nyamara nta nzira ukihabona, ukavuga ati ariko se ubu n'Uwiteka wavuze.
ndagutangariza ko ari Imana yavuganye nawe. Haleluya. Wicika intege ku munota wa nyuma. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ririmba wajuru we, nawe wasiwe, murezerwe muririmbe muturagare, ngo kuko Uwiteka amaze abantu b'umubabaro. Hari umubabaro umaranye igihe kinini abantu batari bazi, ugakora umurimo w'Imana, yewe ukicaza abantu mu rusengero neza, yewe ukaririmba neza, ariko abantu bakagucira imanza za buri munsi, umubabaro ukawugira mu mutima. No etando bene edra, ukumva buri gihe agahinda. Ni kose nta muntu ufite wabwira iby'agahinda, kuko n'ubwiye aragenda akajya kukubunza, ugafata umwanzuro ukumva ko ibintu birangiye. Ndagutangariza ngo umubabaro ntushire, kuko Uwiteka kuntumyeho. Haleluya. Arabizi akarengane kawe, inama zakuremeyeho, ndetse abagabo b'ibigoryi baraza baragushinza. Haleluya. Baraza bavuga ibyo batabonye, baraza bagushinza bitewe n'amafaranga, baraza baragushinza bitewe n'ibyo basezeranyijwe. Ndagutangariza ngo umubabaro umaziranye igihe. Haleluya. Uwiteka aravuze ngo nuririmbe. Haleluya. Tangira ushime, tangira uvuga Imana neza, kuko Uwiteka aje kukumara umubabaro. Uyu mubabaro n'umugabo washatse ntago azi ko urara, abana wabyaye ntago bazi ko uyu mubabaro ufite. Haleluya. Ndagutangariza ko umubabaro wawe mama Yesu yabibonye. Ndagutangariza ko umubabaro wawe mukobwa Yesu yawubonye. Ndagutangariza ko umubabaro wawe mugabo Yesu yagize gute, yawubonye. Aravuze ngo kandi abantu barengana azabagirira ibambe. Hari umupasiteri nkunda w'umudamu bita Pastor Mutesi, afite amagambo meza y'ubwenge. Arakubwira ngo ntujya kugira gute kwisobanura, kuko nujya kwisobanura uzagira gute, uzisobanya. Haleluya. Uzatangira uvuga iby'urugo rwawe kandi bitari biri ngombwa. Icyambere nagutangariza ngo Yesu aje kukugira gute, kukumara umubabaro. Ngo kandi abantu barengana, arabizi kuri kurengana muri sosiyete turimo, arabizi kuri kurengana, arabizi ko mu kazi ukora, arabireba, azi ukuri. Wikwivumbura ngo uvuge ngo buriya rero ngo ngiye kwisezera. Yesu arabizi kuri muragira gute, uri kurengana. Hagarara neza, reka gutambika ikirenge ngo uvuge ngo buriya rero ngo najya kwicira inzira hanga, kuko wari ugiye kugenda kandi ubutabazi bw'Imana bwari bugize gute, bwari buje, kuko yamaze kumenya ibiri mu mutima wawe. Umugabo washatse atamenya, yamaze kumenya ibiri mu mutima wawe. Umuvandimwe wawe atamenya. Topi ene etando bene edra yererebo tute revenire manda arasisimini contre. Haleluya. Yamaze kwinjira mu mutima wawe, kuko umuririmbyi yaravuze ngo amurika ahatabona, aho umwijima ugize gute uri. Aragenda akamenya ahandi abantu benshi batabasha kureba. Imana ishimwe. Uraseka ukarenzaho, ukagaragariza abantu kunezerewe. Haleluya. Ndagutangariza ko Uwiteka yitegereje ikibazo umaranye igihe. Yewe mukobwa, urabona imyaka yakurangiranye kandi wari uri ku isezerano, ariko wari ugeze kuri tapi yo kuvuga ngo reka nicire inzira nirwanirire buranzagaruka ni hano. Oya, guma aho ngaho. Yesu yakubwiye ko azagukorera ubukwe, azagutambagiza. Nta kindi Yesu akoreraho. Abanza akareba kwihangana, akarangwa se imbaraga z'amasengesho ari gusenga, afitiye ntego, afitiye ntumbiro. Ese no kugira ngo azemo umugabo narangiza damarare. Oya, uko biri kose burya umusirikare ahabwa ipete bitewe n'ikintu n'ibyo yanyuzemo, bitewe n'ibyo yaciyemo no kwihangana. Imana itugirire neza. Yesu arabizi. Arabizi ko wabonye akazi keza bakagusaba ruswa y'igitsina, ukavuga ngo ntago natatira umwami wanjye, ukanga ukagira gute, ugahagarara kwijambo. Satani yigutera ubwoba. Topi ene etando bene edra, yigutera ubwoba ngo wumve ngo kuko buriya ngo wajya kubikora ngo kano kazi nkakabona. Yesu araje, aje kuguhoza amarira. Yesu araje, aje kugira gute, aje kuringaniza aho wabonaga byari byagucanze. Imana mu ijuru itugirire neza. Aravuze ngo abantu barengana aje kubagirira ibambe. Nyicara kuri kamera nabwiwe ko hari abantu bafite ikidodo, ndetse barazinga. Uwo muma arazinga buri munsi uko bukeye nuko bwije. Kubera ikirero famiye washatsemo nta mahoro iguha, ihora ikubwira ngo ariko ubundi wowe uhora urya wicaye gusa, ariko ubundi nta kintu wakungura umuryango. Ndagira ngo utangarize ngo Yesu aje kugusetsa, aje kuguhereza guterura, aje kuguhereza gukikira, kubera ko yaragupimye asanga ikigeragezo wakibayemo neza. Ntago wigize kujya kugira gute
kwiteza abantu, ahubwo wahagaze neza urangije urarindira. Topi ene etando bi ene rote kererevo sayini kire manda grome atakuwa mando. Urangije urarindira, ntiwacinye mu mugabo wawe, urarindira utegereza isezerano, kuko ari yarakubwiye ngo nzakubakira. Haleluya. Yesu yarabibonye kurengana kwawe, Yesu yarabibonye ibinyoma baje bagushinza, araje aje kubacamo, aje kugutabara. Hoza ijwi ryawe kuko Kristo aje kuguhoza. Imana ishimwe. Komeza aho hantu mukozi w'Imana. Ngo kandi abantu barengana aje kubagirira ibambe. Yego no twari tugeze kandi abantu barengana aje kubagirira ibambe. Yego umurongo wa 14 aravuga ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye. Ngo ariko Siyoni arangije aravuga ngo Yehova yarantaye. Hari igihe ugera mu kigeragezo abana bakakurira mu matwi bakabura icyo kurya, koko najya guca igitoki cyo kwa runaka, aravuga ngo ariko noneho yarantaye. Reka twumve icyo Bibiliya itubwira. Haleluya. Uwiteka yaranyibagiwe. Uwiteka yaranyibagiwe. Ngo arangize kubera bigabaza, ese yaranyibagiwe, nagakibuka ko twavuganye, nagakibuka ko namurindiriye, yaba yaranyibagiwe. Ntago Uwiteka yigiza kwibagirwa papa, ntago Uwiteka yigiza kwibagirwa mama. Haleluya. Biragusaba kurindira no gutegereza no guca bugufi, ukima amatwi ibyo ngibyo, ukima amatwi ibyo wumva, kuko ntago yigiza kwibagirwa. Mbese umugore yakwibagirwa umwana we? Bibiliya ivuze ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana we. Betse twumva uko batubwira. Nababarire uwo yibyariye. Ngo yarangiza nababarire uwo yibyariye. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana Yosa, nababarire uwo yibyariye. Reka twumve uko Bibiliya itubwira. Icyakora abo babasha kwibagirwa. Ngo icyakora abo babasha kwibagirwa kuko ari abantu. None urimo uratinda ku muntu ngo buriya ngo namugiriye neza, ngo ariko Imana aramutabaye ngo yaranyibagiwe. N'umuntu ndagutangariza kuko umuntu yakwibagiwe, Yesu aje kukwibuka. Ngo wamugiriye neza, inyiturano yagutuye we no kugutsima, no kugushyira hasi akakuvuga akakubunda. N'umuntu oya nagari Uwiteka wakwibagiwe. Reka kwicira Uwiteka ngo uvuge ngo buriya ngo barumuna banjye narabarihiriye, ngo ndemera, ngo nkoriye bwabaga ngo sinakwiteza imbere, ngo ariko rwose ngo dore baranyibagiwe, ngo Imana yabagiriye neza, ngo yabahaye kubaka, ngo bafite amamodoka bagendamo, ngo buriya ngo n'Imana yarandetse. Ntago Imana yakuretse. Twamaze kumenya ko umugore ngo yibagirwa umwana yibyariye, ngakibagirwa umwana yiyonkereje. Ngahibaze kandi tujya tunabibona, ugasanga umuntu yabyaye umwana agiye kumuta mu ishyamba, ugasanga umuntu yabyaye umwana agiye kumuta ku gipangu. Muzi ababyeyi cyane cyane mwabyaye, murabizi neza ukuntu umwana agira gute aryoha. Haleluya. None wowe uri murarakazwa ngo wasengeye abantu, ngo burara unakanira musengeye ngo bagiye kumufunga, ngo none ngo dore yaranyibagiwe, ngo acaho ngo ntanamvugirize ihone. Ariko ubundi kuki mushaka gushimwa cyane n'aba? Banza ushimwa n'Uwiteka. Uwiteka nagukunda araza gukundisha n'abandi mutari mugize gute, mutari muziranye, kuko ibintu bigira gute bijya bihinduka. Utari ufite agaciro akagira agaciro, utari ufite ijambo akagira ijambo. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Aravuga ngo ariko njyewe sinzakwibagira. Yego. Uwiteka aravuze ngo nubwo abantu bakwibagiwe, nubwo abantu bibagiwe ineza wabagiriye, wishyuriye abana b'abandi amashuri, ariko abawe bagezeho bitewe n'ubuzima waciyemo, abawe mo barasaba n'uwo bimye. Ukibaza ngo narihiriye abana bo kwa runaka, yawe narabasengeye, ariko abandi bageze ku gihe cyo kubura iki amafaranga, bageze ku gihe cyo kwifuza inkweto bakazibura. Haleluya. Uwiteka ntago yagize gute, ntago yakwibagiwe. Hari umuririmbyi njyaga niba ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izagira gute, izibuka. Wicika intege kuko Uwiteka ngo ntago yakwibagiwe. Imana ishimwe kuko iyi mirimo wakoze hari ahantu yanditse. Wagiye neza, abantu baravuga ngo buriya rero ngo niko yarayafite, ngo buriya ngo niko yari yamusagutse. Wirakara wumvisha amagambo yagize gute yavuze, wicika intege kongera gukora umurimo. Haleluya. Twamaze kumenya ko Uwiteka atigize agira gute abyibagirwa. Umuntu yaribagiye kuko ari umuntu, ariko Uwiteka arakibuka. Haleluya. Arakibuka ahantu yanditse igihe cy'imirimo. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize wacitse intege, ni wongera ukora imirimo, kora imirimo yo gufasha, kora imirimo y'ubujyanama, kuko aho ngaho niho Yesu agiye kugira gute, agiye kuguhembera. Imirimo ni igiye kukwambutsa Yorodani.
yorodani ne etando biene edraya tuta ene esta. Imirimo nigiye kukwambutsa, wajya gufasha imfubyi, waranze uravuga ngo n'ubundi bagirira neza nibanyiture. Kandi nicyo kintu Uwiteka yaguhamagariye, iyo tarano yaguhaye niyo ngiyo, yikoresha neza kuko yamaze kumenya ko abantu barengana, aje kubagira gute, aje kubagirira ibambe. Imana itugire neza. Yego, dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, dore nguciye mu biganza byanjye nk'uguca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye ngo kandi inkike zawe ziri imbere yanjye Uwiteka, ziri imbere y'Uwiteka. Amena, ziri imbere ya, arimo arabireba. Yego, haleluya. Komeza. abana bawe barihuta, abakurimbuye bakugize amatongo. Yego, hari abakurimbuye, haleluya, bakuhindura igicibwa, kandi mwarasangiye, kandi mwarambaranye, kandi warabagiriye neza, bakurimbuza amagambo. Niba ari ikintu cya mbere maze guhaga cyangwa se nabonye igisebanya, ikintu bita amagambo, nibwo burozi bwa mbere bugize gute, burimo buraruga abana b'Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo imbaraga z'abana b'Imana cyangwa se zabera ziri kumenagurwa. Nago Satani arimo araza gakoresha abasambanyi, akoresha abapfumu, ahubwo imbaraga z'abera b'Imana zirimo ziramenagurwa bitewe nabo. Imana idutabara. Yabona umuntu Yesu amuteye iteka akumva ngo Claire yuriye indege agiye muri Canada, agahita avuga ati ariko ubundi bura nka Claire ageze Canada ati rero nabwiye ngo nimureke kumenagurana ubwanyu, muri mu gihe kimeze nk'akabwibwi. Kuki kano kabwibwi nkaho mwe ngo mwagasengeyemo, mwagashakiyemo imbaraga. Haleluya. Kuko umukwe araje kandi aratunguranye mu gicuku cya nijoro, abantu baryamye basinziriye, agiye gusanga muri mu matiku, agiye gusanga amashyari yabamaze, agiye gusanga inzangano ziri mu mitima yabo. Kandi twasomye ijambo ritubwira ngo amenya ibiri mu mutima, akamenya agahinda karimo, akamenya ibirimo. Ubundi ikintu kimwe cyo nabwiye ngo rero kujya kugira gute, kwisobanura cyane, wivuga ngo buriya ngo yagiye ngo anangiza ahantu hose. Tumbira Uwiteka umubwire ngo Mana, ndabizi neza ko ibintu bavuga atari ukuri, ndabizi neza ko ibintu bavuga bari kumbesera. Haleluya. Nawe barimo barakubesera, Yesu aje kugaragaza ukuri. Topi ene etando bi ene edraya tuta ene esta. Yesu azi kuri kurengana mama. Yesu arabizi mukobwa kuri kurengana, kubera ko buri munsi ugenda ugiye kwisengera, bazi ko ugiye kwicuruza, bazi ko ugiye gukora amabi. Yesu arabizi aho ubugiye, nubwo wakwihisha, Yesu arabizi. Yesu azi ukuri. Haleluya. Kuko twamaze kumenya ngo amurika hatabona, hahandi umuntu adapfa kumenya, ngo hahandi umwijima uri, Yesu arahareba akahamenya. Arabizi byose, aje kubishyira ku murongo. Niba uri gukora ibyo gukirano ngo abantu barengana, agize gute, aje kubagirira ibambe. Twamaze kuba ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yosa. Birashoboka ko imiryango yakwibagiwe ndetse yaraguteranye, bagufashemo nkayo ngayo ngo ubyaragura buri munsi, barangije bakuvuga amagambo y'urucanage ku buryo utagera mu miryango. Ndagutangariza ko Yesu arabizi ko ugira gute urengana. Ariko twajyaga turivuga ngo guma ku birindiro, gume ku gicaniro, imirindi y'umwami wenda yumva mu mwuka. Ubundi imirindi y'umwami iyo yaje urabimenya, abana b'Imana barabimenya, bamenya ko Yesu yagize gute, yabagendereye, bamenya ko Yesu yatashye muri bo, kuko imirindi y'umwami turayumva mu mwuka. Imana itugirire neza. Yego, reka ongera utsomere muri Yesaya 62 umurongo wa 6. Imana idutabara. Icyo nshaka ni kusubizwamo imbaraga, icyo nshaka ni kongera kugarura ibyiringiro. Witinda ku bantu, ahubwo tinda ku cyo Uwiteka yavuze. Wicikira ajya mu muhamagaro wawe, kura cyo Uwiteka yagize gute, yaguhamagariye. Amen. Amen. 61 62 umurongo waho wa 6 aranditse ngo yewe Yerusalemu we, shyize abarinzi ku nkike zawe. Yego, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze. Yego, kandi ntimukamuhwemere. Yego, kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Imana itugirire neza. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye. Yego, n'abanyamahanga ntibazakunywera
vino waruhiye. Imana iguha umugisha. Amen. Haratubwiye ngo ubu undeba nge singize niga gusoma no kwandika, ariko Yesu yaransanyigisha gusoma Bibiliya rwose ndabizi cyane. Nura muririmbyi wa kantike ndabizi, ariko inyandiko ye wanditse ntago nayishobora. Haleluya. Ariko ajya dusanga akatwigisha ugasanga n'icyongereza urakidibuje kandi utaragize gututarize. Haranditswe ngo yewe Yerusalemu we, nkize abarinzi ku nkike zawe. Haleluya. Ngo yewe Yerusalemu, nkize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Haleluya. Aravuze ngo yewe mama, uhita ushyiramo izina ryawe. Yewe mukobwa, uhita ushyiramo izina ryawe. Yewe mugabo, shyiramo izina ryawe. Aravuze ngo ashyize abarinzi ku nkike zawe. Imana itugire neza. Ngo kandi ngo ntago bazaceceka ku manywa na nijoro, kuko Uwiteka, haleluya, arabizi kuri kugenzwa, arabizi akagambane gashaka gukoreraho, arabizi abagutegategwa buri munsi uburozi ngango kugira ngo ubyimba amaguru utagira gute udasohoka. Avuganye nawe ngo sohoka neza wemye, avuganye nawe ngo tambuka neza nta kibazo ufite. Aravuze ngo ashyize abarinzi ku nkike zawe, ngo ntago bagiye guceceka ku manywa na nijoro. Bararoze, batanze ibiguzi, baraterekereye, barohereje, ariko avuganye nawe papa ngo ntago uzasara, ntago uzakinduka, kuko ashyize abarinzi ku nkike zawe. Ntago bagiye guceceka ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Ngo yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere, ngo kugeza ubwo azakomereza i Yerusalemu akahindura ishimwe ngo mu isi. Amen. Aya magambo nayahawe kugira ngo nyakuzanire ngo uhumurize. Haleluya. Ngo Uwiteka aje kugira ibintu yitsa, Uwiteka aje kugira ibintu agira gute, aje kugira ibintu yicaza. Imana itugire neza. Aravuze ngo gatatu, ngo kandi azaba umunani, ngo Uwiteka yararahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kuti, nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayahe. Haleluya. Aravuze ngo ntago azongera guha abanzi bawe umugisha wawe waruhiye. Haleluya. Ntago azongera kwemera ko baza kujya kugusebya hirya no hino, ngaho wadepoje akazi ngo bagiye guhamagara amagambo akabagutanzeyo, wajya kumva ngo uri umunebwe, ngo buriya ngo ntuzi gukora, ngo buriya ngo bizararangiye. Ndagutangariza ko Uwiteka, haleluya, ararahiye nikavuze, aje gushyiraho iherezo ibyo ngibyo byagize gute, byakurwanyije. Tageti ya mbere ngo aje gushyira abarinzi ku nkike zawe, aje gushyira abamarayika ku buzima bwawe, aje gushyira abagenzuzi mu kazi kawe, aje gushyira abana, aje kubashyiraho uburinzi. Baravuze ngo ubwenge bujye bugenda, ngo ndetse n'ibinjira muri egizame, ndetse ababyeyi muri iyi minsi benshi ubwoba bwarabafashe, ubwoba bwarabishe. Ati noneho Mana, bya bindi bakoze bigiye ku bana banjye. Uwiteka aravuze ngo ashyize abarinzi ku nkike z'urugo rwawe, ashyize abarinzi ku buzima bwawe. Ibyo twatangiye ibyo byatubwiye ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana Yosa. Haleluya. Ngo ntababarire uwo yibyariye. Uwiteka ngira tugaruka tubwira ngo aciye imanzi mu biganza byawe. Umuntu waciye imanzi ni Uwiteka. Arasenga ibintu bikemera, agasengera abakanseri akagenda, agasengera abarwayi za diyabete bakagenda, agasengera abantu baratewe inyatsi bikagenda. Kubera iki rero? Uwiteka hari iki? Hari umuti yashyize mu biganza. Imana idutabara. Ngo Uwiteka nimugatuze kandi ntimukamuhwemere. Bishatse kuvuga iki rero? Niba wasengaga rimwe wicika intege, niba wasengaga kabiri wicika intege, witurize Uwiteka. Twamaze kumenya ngo abibutse Uwiteka nimugatuze kandi ntimukamuhwemere. Wajya wikwirwa uvuga ngo se ngo navuye mu yitatu, ngo mpita ngo njya mu yirindwi, ngo ndangije, ngo kuko Imana ari yambwiye ngo bizagenda. Reka mvuge kano kantu gatoya. Duherutse gusengana n'umupapa aduha ubuhamya, numva nongeye ngarutse neza, numva nongeye ngarutse mu murongo. Ngo umupapa byari byaramucanze, ntago muvuga kuko hanarazwi cyane mu mujyi wa Kigali.
ngo birangije ngo Imana iramubwira ngo ubuzima bwari bwanze ndetse banamuhaye priyave ngaruka akaba yari umunyamasengesho. Ndagira ngo mbabwire ngo aka gatekerezo ngiye guhereza kongera gusubizemo imbaraga. Ntuzirebe ngo utere ukuguru kumwe ngo ugere hariya uvuge ngo mbaye mbirambitse ngo buriya kuko ngo nabwiwe ngo igihe kirekire ngo uhore mu rungabangabo. Ngo arangije ngo Imana iramubwira ngo nakora amasengesho ngo 49 ngo namara kuyakora ngo Uwiteka ngo araza kumukorera igitangaza. Ngo arangije ngo aravuga ngo usemana koko ibi bintu mbwiye ndaza kubibwira madamu naza kunseka. Amen. Mwe gutinya ibigeragezo, mwe gutinya icyo Uwiteka yavuze. Banza umenye ngo se koko ni Imana yavuganye nanjye, ese koko uyu muvuga butumwa ibintu avuze yabitumwe n'Uwiteka. Amen. Ariko mfitiye reko kwiyicano icishaho abantu b'Imana. Amen. Kuko baje kugira ngo bagusubizemo imbaraga. Ngo arangije ngo bibwira madamu ngo aramubwira ngo Imana yambwiye ngo dukore amasengesho 49 ngo ku munsi waho wa nyuma ngo Uwiteka araza gukora igitangaza. Ngo arangije ngo umugore aramubwira ngo aha ngo ariko ngo mwagiye munkuraho ibyo ngibyo. Ngo ariko arangije agara ku Imana agize gute yavuganye yari yamaze kumenya ko ari Imana agize gute yavuganye nawe. Haleluya. Abantu bavuganye n'Imana sema haleluya, aje gusohoza icyo yavuganye nawe. Ngo arangije arasenga ku munsi wa mbere iminsi 5, icyumweru kirashira, ibyumweru 2, ngo ku munsi wa nyuma ngo bari bari ahantu mu masengesho. Ngo arangije ngo barasenga ngo umuhanuzi ajya mu mwuka, ngo amaze kujya mu mwuka ngahanurira abantu bose. Ngo arangije warasigara ngo arangije abwira Imana ngo semana kuko ubuze n'ijambo na rimwe wampumuriza, tuza umutima ubwo ubona ko nta waguhumuriza, ubwo ubona ko abantu bacice mu rugo iwawe batekibasha kugira gute kuhagera. Uwiteka yohereje umuhumuriza, yohereje Claire kugira ngo gusubizemo imbaraga. Haleluya. Yohereje kugira ngo nze ku irembo ryera yewe nongere ngire gute nongere ngusubizemo imbaraga. Imana itugirire neza. Ngo arangije ariko ngo yongera myungamo imbaraga ngo aravuga ngo uko biri kose Imana yo mwijije kugira gute ije kuntabara. Ngo arangije hari umupapa w'inshuti yabo barabakoze Imana 3 ngo afata 500 ngo ayahereza umwe ngo yongera afata ngo yarafite icya 5 arakibagabanya. Ngo arangije aravuga ati sinjya gutega moto ahubwo ndafata akagare k'ijana kagenda kangezeyo 400 nayagurira indazi abana bakaramuka kabiri. Ngo arangije ngo atega igare ngo rimugeze ahantu haterera ngo akaba ari umumama wo muri Amerika ngo yari umukongomani. Ngo Imana imubuza amahoro. Haleluya. Imana indagira ngo utangarize ngo igiye kubuza abawe bafite ibyawe, igiye kubabuza amahoro. Haleluya. Kubera ko nabo bari baragiriye neza abantu ariko abantu babaca intege, ariko ndagutangariza ko Uwiteka agiye gukoresha abo bantu bakuzanira ibyawe. Imana itugirire neza. Ngo umudamu yari afite ideni rya credit aho yari muri Amerika, ngo agiye gutanga 500 ngo aryamye ngo Imana iramusanga mu nzozi ngo iramubwira ngo ufata ino nimero ngo uhamagara umuntu wanjye ngo nurangiza aya mafaranga ugire gute ngo uyamuhereze. Ngo arwana n'umutima ku munsi wa mbere, arwana n'umutima ku munsi wa kabiri, arwana n'umutima ku munsi wa gatatu. So kuvuga ko Uwiteka atohereje ibisubizo byawe, ahubwo ibisubizo byawe byaraje karande z'ubukene zo kugira ngo utazasubizwa, zo kugira ngo utazambara igitege cyiza, cyo kugira ngo utazatunga telefone nziza zirangegira gute zirabifata kugira ngo ziguheze muri bwa buzima bwo kwizengurukaho. Imana icagagure karande, icagura izo mbaraga mbi zatuma ugira gute usingira umugisha wawe. Ariko ku munsi wa nyuma ari wa munsi wa 4 ngo aravuga ngo uko biri kose ubutumwa bwavuye ku Uwiteka, reka mpamagara uyu muntu w'Imana muhereze ubutumwa bwiwe. Arimo aribaza avuga ngo nubwo ngiye ejo bazadusohora mu nzu. Ndagutangariza yewe wabonaga ko inzu wayisohotsemo ku Uwiteka yohereje ubufasha. Ndagutangariza ko wowe uburwayi wari umaze igihe kirekire, ndagutangariza ko Uwiteka yohereje mwuka wera aje kukuvura, aje kugukiza, arawukura kuri gisasuro cy'uburwayi 38 ngigeze ngo ku kidendezi habaga hari umurwayi ngo haryamye igihe kirekire. Bibiri tubwira ko ngo ari imyaka 38 ngo amazi yo yihinduruzaga abari bafite bakomeye ngo bahita bagagira gute babajugunya mu kidendezi ngo agataha yakize. Haleluya.
ngo bari bafite ngo abantu nyine cyangwa se afite gisunika ngo amazi yarihindurizaga ngo agahita ajyamo ngo bwa burwayi bugakira ngo ari kabura umuntu wagira gute wamujugunyamo. Mbese wacitse intege kuko ugeze 35 Imana yarakubwiye ubukwe wumva ubivuyemo. Ndagutangariza ko 38 yakugezeho. Haleluya. Imana yakubwiye akazi diplome ryamye igihe kinini hariya mu ivarisi muri mare ndetse waranayibagiwe. 38 ndagutangariza ko Uwiteka ayigeze aje kukwihagurukiriza. Ntago agiye kugutumaho abakomeye ngo mu miryango ahubwo Uwiteka ariyiziye. Ntago agiye kugira gukoresha we arahagurutse aje kuguhagurutsa kuye gisasiro. Imana itugirire neza. Wamaze igihe kinini papa warubwirwa kongezwa buri gihe ariko kandi kugira ngo uhore wizengurukaho ndagutangariza ko marayika w'Uwiteka arahageze. Haleluya. aje kubindura igitare cyari kikumazeho iminsi kugira ngo utazazamuka. Uwiteka ariyiziye. ngo arangije ngo aramuhamagara ngo aramubwira ngo yewe ngo ni wowe runaka undi te yego. Imana ikoherereze akohereze umusamariya w'umunyampuhwe. Umusamariya w'umunyampuhwe nahagera mu rugo rwawe ibintu byari byanze biraza kugenda neza. Uwiteka kohereza Simoni aza gutwaza umusaraba kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Imana itugirire neza. Wabonaga ibyiringiro byari byarangiye ariko ndagutangariza ko hakiri umusamariya w'umunyampuhwe wumva ijwi ry'Imana yarangiza agakora icyo yagize gute yatumwe agakora icyo Uwiteka yashimye kumunyuzamo. Imana itugirire neza. Wikwitata muvuze ngo buriya ngo ngiye kwirwanirira ngo ngiye kujya mu bapfumu ngo buriya bampereza imiti ngo nyisigare n'amavuta. Nubwo wajyayo nta kintu byabimaze ni ku Uwiteka yambwiye. ngo arangije aramuhamagara ngo arangije aramubwira ngo oya ngo fata ibyawe ngo fata ibyawe ngo fata ibyawe. Unabate se mfata ibyanjye ni ibiki? Ngaramubwira ati wa mugabo rero ntago nkuzi ngende umukongomani ariko nagiriwe ubuntu nagiye mu isezerano ry'Imana. Imana injyana aha ariko Imana yakumpaye kugira ngo nguhaye amadolari 500. Iyerekwa cyangwa se iki Uwiteka yavuze kiba kirasohoye. Imana ishimwe. ngo arangiza yasunika kuri telefone hari ahantu nyine bajya kubikuza. ngo aragenda ajya kubikuza agenda abwira madamu ngo madamu nicyo ushaka kurya nicyo ushaka kunywa. kandi bari barasenze igihe kirekire. Rero bivuze iki rero nko kuvuga ngo ucitse intege Uwiteka yohereje umusamariya w'umunyampuhwe. Baracyahari kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Barahari abana b'Imana bumva ijwi ry'Imana bagakora icyo Uwiteka yavuze. Barahari baza bagasenga iyo ndwara ikagira gute ikagenda. Imana itugirire neza. kandi n'ahandi yacishijeho uyu muyoboro yawucishijeho irembo ryera kugira ngo abantu b'Imana baze bagusubizemo imbaraga. aho wari wacitse intege wongera ugaruke ku murongo. Imana itugirire neza. Wikanga abantu. Birashoboka ko abantu bakugezeho bakakurya yawe ndetse bakagutuburira. Haleluya. ugacika intege ukumva ko abantu b'Imana bose wabana. Haracyari mu bahanuzi haracyari umuhanuzi, mu bavuga butumwa haracyari umuvuga butumwa, mu bapasiteri haracyari umupasiteri. Haleluya. mu baririmbyi haracyari umuririmbyi. bivuze iki rero? wicika intege wiva mu murongo kandi Yesu yarakuntumyeho kugira ngo nongere nkusubizemo imbaraga. Imana ishimwe. ngo kandi abantu barengana aje kubagirira ibambe. Haleluya. nayo magambo Yesu yarakize ku mutima. Yarambwiye ngo nkubwire ngo wikumva kucitse intege kubera ko warenganye muri famiye, kubera ko warenganye mu bana wabyaye, warababyeyi babibirara. Izo ni imbaraga za karani. ahubwo banza umenye ngo si uyu mwuka ndawukubitane. ese ndakora amasengesho y'iminsi 2? ese ndakora amasengesho y'umunsi umwe? banza umenye ngo izi karani nazirukana gute. abana bagera igihe cyo kuba bakora ubukwe ukabona nyine bigenze uko nguko bakubereye ibirombo. Ntago aribo ahubwo ni za mbaraga turwana nazo. Haleluya. ziri ahantu tutabonesha amaso kuko ngo turwana n'ibidafite inyama n'amaraso. Imana itugirire neza. biragusaba rero kugira ngo winjire mu mbaraga z'amasengesho. biragusaba kugira ngo wongere ugire urukundo. Imana yambwiye ngo abantu ngo nta rukundo mukigira, ngo abantu mwavuye ku rukundo ngo nimwongere mugaruke kuko muri aka kabwibwi Uwiteka nibwo aje gutabara. yabwiye ngo mbabwire ngo abantu muravuga ngo biracitse ngo inzara imeze nabi ariko ndagutangariza ko hoya abana b'Imana ifite ukuntu ije kugira gute kubatunga, ifite ukuntu ije kubagaburira, ifite ukuntu ije kubasubizamo imbaraga kuko Uwiteka yantumye ngo wicika intege kuko arabizi kurengana. Imana yo mwijiri ibampera umugisha kandi Uwiteka yonyine. Amen. Reka dusenge Imana. waba ufite icyifuzo cy'uburwayi, waba ubona ko ibintu byakurangiriyeho, waba ukeneye inama, waba ubuze ibyiringiro, reka dusenge Uwiteka azakore. uri Imana yacu nziza,
uri ubwugamo bw'umugaru, uri igiti cy'inganzamarumbo, kandi uri isambu itarumba, uri umwungeri w'abaguhungiyeho. Njyewe Mwami Imana Claire ndagushimye kubw'ineza yawe, iri ryari isezerano risohoye. Nyemerera na bene data bankurikiye, yaba ari urubyiruko, yaba ari ababyeyi, yaba ari ingeri zose, kugira ngo wongere ubagarukeho. Abari bacitse intege babonaga ko birangiye, ni wongere ubagarukeho. Haleluya. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka. Abari bacitse intege, abumvaga ko Mwami Imana byarangiye, ndohereza Mwuka Wera w'Imana kugira ngo agende akoresha itegeko aho uburwayi bwari buri, aho inzara, aho intambara. Mwami Imana wongere ugereyo mu izina rya Yesu. Kandi buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro yongera agarukamo imbaraga, yongera asubizwemo intege, yongera agaruka ku gicaniro, kuko uvuze kuje kubamara umubabaro. Ndagushimye Mwami Imana. Ngana ugende ukore ku buri muntu ku kibazo, ugende ukore ku cyifuzo afite, wuruke gusubiza no gutabara. Mbisabye nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen.